icyubahiro n'ikibi cyawe. Uwiteka Imana, turagushimye, ugaragare rwose, wiyerekane mwami w'abami, wiyerekane. Umukozi wawe ugiye guhagarara ahangaha. Ngo mwapfuye kuri ya kamere zose wa muntu wa kera uburyo yapfuye, kandi abayobozi banyu babigisha bagahora babagenzura neza ngo barebe koko niba ibyo mwahamije mukibikurikiranye mukibikomeje. Ntago ari mwe muba mwiga mwenyine, hari abandi basibe babarusha ubwinshi, ariko bakavuga ngo aba ntibarashyika, reka tujyane abangaba. Haleluya, amen. Ikintu rero kiba gikomeye ubwo buhamya, ubukristo, gupfana nawe ukabanaho nawe, ukongera ukabaho bundi bushya, ukabaho ufite imibereho itandukanye niba wari ufite kera. Icyo nicyo mwamuje guhamiriza imbere y'abantu bangana batya. Ndagira gusoma amagambo y'Imana. Dusoma amagambo y'Imana ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Matayo. Turasoma duhereye ku bice 28 n'umurongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Umurongo wa 16 turavuga ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Aya niyo magambo tugiye gutangiza uyu muhango. Niyo nyine ni misiyo twasigiwe, nibwo butumwa twahawe, buryo tugomba kugenda mu mahanga yose tugahindura abantu bari muri ayo mahanga kuba bigishwa ba Yesu. Barangiza tukababatiza, kandi tugakomeza kubigisha kwitondera ibyo yatubwiye byose. Haleluya, amen. Ijambo ryitwa kwitondera, kwigisha abantu ukabahindurira kuba bigishwa ba Yesu, ukanakomeza kubigisha kwitondera. Iri ni ryo jambo rikoko, kwitondera ibyo yadutegetse byose. Haleluya, amen. Niyo mpamvu ku manywa na nijoro amateraniro y'ikigoroba n'ay'amahutire n'andi muba mugomba kwigishwa kwitondera. Haleluya, amen. Kwitondera ibyo yadutegetse. Twabatiza ni kimwe, kubahindura ni kimwe. Mukava mu kabari, mukava mu bujura, mukava mu buriganya, mukava mu kubeshya, mugahinduka rwose. Twaraza tukababatiza, ariko hirya y'aho tugakomeza kubigisha kwitondera ibyo yategetse byose. Aravuga ati kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya, amen. Ubu rero ntabwo abantu kwitondera ibyo Kristo yavuze nibyo Yesaya yahanuye ibice 4 n'umurongo wa 1. Aravuga ngo icyo gihe abagore 7 bazajya ku mugabo umwe, babwiye bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzihahira ubwacu, tuzaniyambika ariko dukize urubuga rw'abantu twitwe bakawowe. Ibyavugaga uburyo abantu muri iyi minsi bazishimira kwitwa abakristo ariko badashobora gukora ibyo Kristo yategetse. Ibyo ni ibintu iyo ugerageje kubikora hari uzagenda ubone n'abakristo bamwe badahiye hari, ubone bafite ipfunwe ryo kuba gutyo, kandi wumva agiye mu bandi yagerageza gushaka kubereka cyane kadakabya, ariko sibyo. Ukwiriye gukabya, ugize amahirwe ugakabya gukiranuka, wazabihemberwa. Haleluya, ibyo bigomba ariko ngo murakabya se ubwo mwari mwakabya ntimurakabya rero mutanakabya. Mugomba gukabya kubaha Imana. Bavuze ko bakabya mu kubaha shitani, gukora ibyo shitani ashaka, nibyo Bibiliya iyanga gutegwa bikabya. Mwebwe mukubari gushobora gukabya kubaha Imana, mugomba kubikabya kubaha Imana. Aba ngo muhindura abantu kuba bigishwa
mwarahindutse ubu mwabaye abigishwa. Uyu munsi tugiye kubabatiza. Haleluya. Noneho nyuma yo kubabatiza turakomeza kubigisha kwitondera. Haleluya. Kwitondera ibyo Kristo yategetse byose. Mugabo w'umukristo. Ejo bundi nagiye kwaka ibyangombwa ku murenge. Njya gushaka attestation. Ngeze ku murenge umukobwa umwe aranyitegereza. Arambwira ati ntabwo azi. Arambwira ati wa mugabo uje gushaka attestation mudamu wawe yarapfuye ariho. Zina gushaka attestation tumere yaje gada. Arambwira ati mbona nyine nagize agahinda. Bona sinzi ukuntu ahindutse. Arambwira ati iyo mbonye abantu bangana namwe mu kibano ati binkora ahantu cyane. Ati nayo byacu muri iyi minsi divorce byatuyobeye. Arambwira ati mwazagerageje nibura mugashyira association y'abantu bangana namwe yo kwigisha abantu bari gushaka muri iyi minsi uko bakwiye kubana ku buryo bangana namwe nibura rwose bakibana. Mbona byababaje cyane. Ndamubwira niba mukobwa we association ntabwo twakwigisha abantu, ntabwo twakwigisha abamaze gushaka, ahubwo dufite association yigisha n'abatarashaka. Gushaka kwabo bikagira uko bitangira, fondation yabyo ikagira uko itangira. No kwigisha abantu batangiye nabi kugira ngo bihinduke ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko mbona bimukoza hano rwose mwatashyize association. Kwitondera abo bose bakora amadivorce barasenga bafite isengero. Yani isengero ubwazo zibabwira ko uyu muntu uyu mugore si uwawe, uyu mugabo si uwawe. Amadivorce menshi nka 30% akorwa, amenshi aba yakozwe n'abanyamadini. Bavuga yuko bafite imyuka ngo barahanura bagatandukanya iteka abagabo n'abagore. Yare bakavuga ati nta uyu nguyu ko Imana ibahaye umugore. Baza n'umugabo n'umugore baje muri icyo cyacu. Yajyaga batarika Imana ivuze yuko uyu mugore atari uwawe rwose. Abandi bakavuga ati mbona umugabo wari muri wongere gusambana. Ugasanga n'ibintu yamago bayamaze. Ko abantu ni bwoko ki? Imyuka ya shitani bayibakisenge. Namwe wa mukobwa wasuragira ngo dufite association. Dufite itorero. Haleluya. Muri Pentecote mu Rwanda igomba gukosora ibi bintu. Nta nubwo batunafite na bukeya. Haleluya. Ntabwo dukwiriye gukenyera tugakomeza. Pastor Cornelius babwira abagati twemera kuba abasirikare ba Kristo bagomba kuza bakajya ku rugamba bagarasana n'ibyaha tugahindura ibintu. Tuzabihindura. Haleluya. Tuzabihindura muhumure. Hebuka ndimigaya ariko. Haleluya. Abarobyi Petero webwe se mwabaye kucyanga genda kibaye. Ujye mumbwira babwira abarobyi ukuntu bamera. Abarobyi ntabwo bambara bibiri mu mazi. Ntabwo bambaye. Babagaye. Ariko abo niwe Yesu yagiye ati Petero nkurikira sha. Yohana nkurikira. Yakobo nkurikira. Zabagera abarobyi b'abantu. Bantu bifite inyate n'amaga. Haleluya. Aba bana bizanye babigeze ikibagaraga. Babigeze i Rwanda. Haleluya. Aba bana bizanye babigeze hano. Mwamwigaya mu biki. Haleluya. Amen. Ibintu dufite. Haleluya. Ntabwo mwabimenya abantu ntabwo babwira bakagira ngo ibintu by'abanya abantu rero bajya imbere y'abantu bakiyamasa bakavuga ibintu bitanabaho. Oya, ibi tubifitiye amakuru. Haleluya. Tubifitiye amakuru muzabwiriza nk'abantu b'Imana. Ni bande se? Ntabahari. Uravuga ndetse. Uravuga ntabwo. Mufite intege nke mba numva mumbabaje. Ukuntu Yesu ababizi abirata b'ikintu. Haleluya. Abagwa ni mugende muhindura abantu kuba abigishwa banje. Abarobyi mwebwe harimo n'abarangije za kaminuza, harimo n'abarangije za segonderi, harimo abadirite. Mwebwe mufite uburyo bwo guhindura cyane. Ikoranabuhanga bigenda mu kirere byirwa bisirikira birahari. Haleluya. Muhindure abantu. Ariko muraza n'abajandi kangaha abantu ntibigeze bahinduka. Ntuze njye kuko ugasanga muvundure mu hano tugiye kuko utubatiza kuri yaza niko byarandoye Imana.
ukabona umuntu avundurutse hariya neza neza, baraje amukubise, pasiteri yambaye isengeri na cyamugondo kigeze, ukabona umupira w'ibara nawe ntarahinduka, araza mukuza aramwinitse, reka twageraga bose bigiraga baza muri Kigali, ajya twakuye abantu benshi, hari n'uwigeze kuza kubateza arabyanga, umugabo w'umukire rwose ubona rwose agasunika akahita twitegereza akatwiza, ukabona bagendeye ubona kuki tudasa n'abariya, ubona yabyanze rwose, ubona yabyanze babatije kugufu, ndavuga ntiwakumbwira ahantu turimo zakubwiriza uhinduke. Haleluya, uhinduke uhinduke, abantu bahindutse iki byaranagaje. Araje amukubise mari, amujyanye mara umupagani wumutse, amuzambiye mara umupagani utose, aragiye umurigeze ahinduka n'umuzimu. Izaga barikomereza, ubusambanyi bwabo barakomeza, ubwibone bwabo barakomeza, ishyari ryabo barakomeza. Bisambiza ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, kuko leta turusha abanyamadini kubwiriza. Uzi ko leta yishyiraho ishyirahamwe ryitwa Ndi Umunyarwanda, ariko sha ubuzima ahazaga umuntu umukirisitu, iyo umukobwa yishakiye umusore bikundaniye uzanga pasiteri amazi, ariko uriya muntu uramuzi, iwabo urahazi, baramusobanukiwe neza. Upagani nta mukirisitu w'umuhutu ubaho, nta n'umukirisitu w'umututsi ubaho, kuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntabwo bambaye n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'ubushake bw'umugore, babyawe n'Imana ubwayo, bafite amadeni y'Imana. Upimye amaraso yanjye ukajya abatwara yapima n'amadeni y'Imana wasanga irimo. Ibyo bintu abantu ntibahindutse, niyo mpamvu twagize ingorane muri gihugu, nuko abantu babatije abantu batahindutse. N'uyu munsi ntabwo birakomeye, barafata ababwiye ngo nimugende muhindure abantu kuba abigishwa banjye, uwizera mu mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mumwigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Umuntu mwana ejo batubwiriza abantu bakabajyana bakabashyira muri mabuso bakanga, bakabajyana bageragera bakavayo banze. Ataba abantu bazumva byahabaye iki? Tubabwira ngo shamanze kumuzoga zakabuca, naze kumaza amafaranga za inangira ndabise, ariko uyu munsi ati zindi inzoga z'abarokore, ni inzoga z'abarokore nyine, inzoga z'abarokore n'abapaga ngo igwe kanywa yibugira akabaraga, ariko imbaraga umuntu ukamwera gushira inyota, amwera kugira imbaraga. Icyo kintu cyo yawe uyumvishe imbaraga sha ini ndamubwiye yuko umuntu amwera gushira inyota, akamwera kumva imbaraga. Ariko polisi itera irakubita hariya bane hagaroga kuhamo avuye ngo yanyoye nagiye ngo yakube akatara bati ryitanu baticara hasi baticara hose bureke nawe baramuga bagahamagara umwe bitahanye bahari akahita nakuna bureke nawe akayipakira undi yicaye hasi arambije iminsi 3 mu kasho iryitanu akasigatanze kanjise bagufatiye ikisha. Turavuga ngo mwizoga mwebwe mwabapagani, turavuga ngo mwizoga mukana none dore leta yatera ikabereka ko mwanyo izo mwagememe muzana mwemera bose banimikere shobora izoga kwa Satani yakoreye abarokore, yita abarokore ntabwo bari umurokora mu cyayi kama n'amata. Haleluya, umuntu umwe yarabwira ati wacu hari umuntu watsindiye isoko, isoko gisi ati isoko ryo gutanga igaburo. Nubwo yabibwira umva umuntu watsindiye isoko mu karere kamwe k'umurimo yishatse kuvuga umuntu ntabwo ari umukirisitu wapigana, ni umuntu w'umushoramari. Urusengero rwose rugiye gukora igaburo azana imigati biteye isoni Mana we, ubwo kuzaga
Abatorero. Wajye bumva ni inzoka. Kujya kurwara ubutoto kwatuzi. None z'ubujoro. Nibone byose. Imana ikwiye kugira neza abantu b'Imana. Izi ibintu bidagusenga bidahura no kubaha Imana bidahura nishi seta bushobora baki. Nasobanura buki. Bidahura nukavuga ngo mubigisha kwitondera. Umugore ukishijwe hari uko yitondera na Petero yarabivuze. Urumva umugabo ukishijwe afite uko yitondera, afite uko agira mu rugo agasuhuza. Haleluya. Agasuhuza kabaza umufasha kabaza abana bakumva banejejwe cyane nuko papa aratashe ataruza kubita ibintu abikora byose ko biri mu nzira. Umukobwa ukishijwe afite ategeko kwitondera. Biyambariye ubusa muri iyi minsi, kwambara ubusa biteye isoni. Mubigisha kwitondera. Tuzabigisha kwitondera ibyo dutegetse byose. Urumva neza? Kwitondera ibyo dutegetse. Nta mugore w'umurokore bareba mu mutwe cyangwa umukobwa. Harebwa n'umugabo w'uyu n'umugore ufite umugabo. Umugabo ni ukwegura mu mutwe. Iyo mugiye kogoshanya muri ogoshanya nk'abagore b'abakristo. Nibyo bivuga. Ni Bibiliya tubabwira ngo twazanye amagambo y'amahimbano. Ntabwo ari amagambo y'amahimbano, ni Bibiliya. Ahubwo yananiye abantu kuyabana no kwikurikiza, iyo batangira kuvuga ngo ariko uburambe ngo barakabya. Ngo n'abana batoye ngo mukabategesha ibitambarara, mwebwe se ko mubashyiramo amasaro. Niko urazenga ku mwana wanjye mutegesha ibitambara kugira ngo wishyizemo amasaro. Ufite umva ari wowe wakoze ibyiza kurusha njyewe wubashye Imana ndavuze ibyo muri Bibiliya. Ukumva rero wakoze ibintu bikomeye. Kandi rero kurushitana ni mubi. Ntawe ushobora guseka umwana w'umuyisilamu witandiye. Oya. Nta kintu giseka. Nta muntu useka abana. Ariko murakwaza bihana. Ntabwo mutari. Kubera iki sha? Umwana muto kwe kumenyereza inzira kwiye gucamo akazagenda saza atarajya ate? Atarayivamo. Bari abavuga butumye bahagaze ari abahanura bari kuririmba. Ego ushobora kuhakumura batatwikiriye umutwe Bibiliya irabivuza. Haleluya. Tubigisha kwitondera ibyo tegetse byose ari kumwe natwe. Haleluya. Ariko bigisha ngo murabyumva mapa ari kumwe natwe n'ubwo nzakomeruka. Yes, bikomeye bigagaye bimeze gute ndi kumwe nawe mubigisha kwitondera ntabwo mufite. Ukijijwe na titira wabufite iyo ari yose mbere kuko ukwiriye kuba ntabwo bafite ngo hese batagiye kubatiza kuganga ngo mwami ngari wego wakishijwe mwami yakirwa mukamwika muri aya mazi ari meza urabona asa no mu cyatsi kumujyana muri yaza yatobamye namwinika ava mu abatijwe neza. Haleluya. Icyo kwitondera abategetse byose ni ntabwo biza kumeruka y'isi. Jureba ese bindi gukora nibyo yategetse cyangwa badakora ikinyuro cy'ibyo yategetse. Kadusenge Imana bazabigisha kwitondera. Urumva neza? Bazakugenzura mu kazi. Niba shobuja agutegeka gutanga fagitire zituzuye uri umucuruzi muhakanire. Mwe tudesi nkora nawe ujuru. Ndatanga fagitire zituzuye kubera iki? Kandi wari kugukajya ukarwanira ubugingo. Uruzi. Urumva neza? Ubukirisitu bukubita mu nzira ifunganye. Urumva neza? Biba guhari inzira ebyiri. Niko Yesu yavuze. Ingari inyuramo abantu benshi bajya hehe? Kurimbuka. Noneho hakaba n'ifunganye irabokeye bajya mu bugingo. Urumva neza? Iyo rero ifunganye ishobora kugukura ku kazi ko mu biro ukaza ugahita utandika amakara ku muhanda ku muryango wawe. Ariko umwuka w'Imana ari muri wowe. Haleluya. Ukajya wumva umwuka ntaho yagiye. Wavuga ngo uti Mana. Haleluya. Akavuga ati komera mwana wanjye hangana. Komera nzaguha ibi byushye bifite ubusokoro. Uzajya ku giti cy'ubugingo. Mu rugo rwa data hari amazu menshi yaba ndahari bakubwiye. Nzagaruka kujyana gahunda nawe uzarejo. Oya. Ntabwo ari byo ntukwiriye gutekereza ko ibyo bintu kubigurana umushahara ufite shobuja arafata ibihumbi 100 abanga tukafanyita ibihumbi 20. Wowe nta soni ukabyandika tuzi bakunda kubeshya bakabikora umugabane wabanye mu nyanja kuno n'amazuku tuzagenzura no ku kazi
kubigisha kwitondera ibyo yadutegetse no mu kazi turahaza urumva neza no muri karitsiye turahaza sibyo no muri sari wawe turahaza iyo byanze dukubita umuryango tukinjira mu cyumba urara nawe tukaza kuyobora haleluya tukinjira no mu cyumba tukaza kureba ko witondera idakirita yategetse kugira ngo Rwanda ahagarara ku bica hazahamagara itorero haleluya iki kigo kizatsindisha benshi iki kigo kikwiye kuzatsindisha benshi haleluya imana ikwemwaga yesu kwemwaga ku bica ahamagara itorero iki kigo kikatsindisha benshi niyo mpamvu Imana ibagire neza atwisengera Imana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu turagushimira yururukira abakobwa yururukira abasore kugira ngo bahabwe imbaraga Mwuka Wera n'abamarukira baba abagabo bo kuguhamya mu makaritsiye baba abagabo bo kuguhamya mu kazi baba abagabo bo kuguhamya mu mashuri biga baba abagabo bo kuguhamya kuko uzagaruka gutwara abakwiriye urakoze kuba gusenga kwanjye ngaho dufashe twebwe twese ugire neza abari hose umuntu ugana imbabazi ukomeze kutugwiraho mu izina rya Kristo dusabye Imana data twese mu ijuru amen. Tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara gusingiza umucunguzi muze mwisigara abagezeyo barakwiriye baranezerwa umwana w'Imana n'abandi bari mu nzira abagezeyo barakwiriye haleluya baranezerwa umwana
bamwe bazahindurwa, hari abazahindurwa. Yesu azahagarara ku bicu, hari abarokore bakiri ku isi. Haleluya! Hari abarokore bakiri ku isi. Dushimira Imana yaturindiye kuri yanze. Haleluya! Reka turindira kuri Muhazi. Haleluya! Kuba dukorera umubatizo wa mbere ku cyiciro cy'itorero rwa dusenga Imana tuyishimira byose byabaye. Haleluya! Turi kuri iyi tariki tufunguye Yorodani yo ku cyiciro cy'itorero. Bereze pasiteri asenga. Amina! 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 Haleluya! Haleluya! Muri Imana! Utwemerera tukwisabire mbere yuko tuva muri aya mazi, tukwereka abamaze kubatizwa. Uwiteka Imana uzabarindisha ukuboko kwawe gukomeye, uzabarindisha imbaraga zawe zikomeye muri iyi minsi ya nyuma. Kristo ariko turabashinganishije mu izina rya Yesu Kristo, dushinganishije abamaze kubatizwa. Uzabarinde ubugingo bwabo
yabo kumvira umwuka wera. Urakoze mutanga bugingo. Dusenge abaje kureba uyu mubatizo n'abumvise, hari abaresheje amaso, hari n'abumvishije amatwi. Ijambo ryawe rigira imbaraga, mwuka wera riherekeze. Mana yanjye rigira ibyo ryubaka kandi rigira ibyo risenya. Uwiteka Imana Nyiringabo, kugira ngo uyu munsi hahinduke benshi, uhindure benshi, ubahindurire kukuzamo, ubahindurire kukubaha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, usenye ibyo gusenyuka mu mitima y'abantu, wubake ibyo kubakwa, kugira ngo ubwami bwa shitani busenyuke mu izina rya Yesu. Busenyuke mu mitima y'abantu, wubake ubwami bwawe, unyemerere ubwami bwawe buze buganze imitima y'abantu. Wiyubahishe kuko uri Imana ifite ubutwari n'imbaraga byo kwigandurira byose. Urakoze mutanga bugingo. Bana natwe dufashe, twe turaba bibi. Ndabizi ko mu gihe gikwiriye, niba utwongera indi minsi torero ryawe utaraza kuricyura, ndabizi ko uzatwemera tukagaruka hano kubatiza abatari bake, ugiye guhinduza imbaraga z'ijambo ryawe. Urakoze mutanga bugingo. Ndagushimye. Twagushima muri byinshi, twagusaba byinshi kuko uri umutunzi wa byose, ariko Mwami ibisigaye Mwuka Wera akomeze kubidusabira, ko ari usaba ko Imana tutashaka. Mu izina rya Kristo Yesu tubisabye Imana. Amen.